ndabasuje mwe mudahwema kudukurikira. Amazina yanjye nitwa Seziberwa Vincent. Uyu munsi twashatse ko twabereka ukuntu ushobora kuba wakora brochette ushobora kuyikora. Ikintu bisaba imishito, igasaba n'inyama n'amakara. Ikindi bisaba nuko ufite ibirungo bimwe na bimwe ukoresha kuri brochette. Twatangira tubabwira ukuntu bigomba kugenda n'ukuntu bikorwa. Mu by'ukuri nifuza ko twatangira kujya tubagezaho ibintu bijyanye n'igikoni. Nibwo buryo bwiza. Dutangira gukora brochette. Uba ufite inyama, urazifata ukajya ugenda ukata udupiyesi duto kugira ngo uze kubona ukuntu uza kudushyira kuri ya mishito yawe. Ni imishito cyangwa ibiti. Ubwo ugenda ukata duto warangiza ukaba urangije gukata ukora ikintu bita kumarina, gusiga kugira ngo brochette ibashe, hari igihe wenda biba bikomeye, kugira ngo ibashe koroha urayimarina. Kuyimarina rero ushyiraho beef masala iyo uramutse uyifite, ariko iyo uramutse utayifite ushobora no kwiyokereza ubwo nguko, cyangwa ufite indimu ukayikamura, iriya citron urayikata ukayikamura. Iyo umaze kwikamurira muri za nyama zawe urazivanga, nta kibazo. Izo bituma ko yakoroha. Ubwo ikindi iyo umaze kuzimarina cyangwa ugiye kuzimarina ukoresheje beef masala, ufata amavuta y'ubuto y'igihwagari cyangwa andi ushaka urakoresha, ukayafata ugafata amavuta ukayanyagiza mu nyama. Ikindi kiporo wabashije kuba wazishyiramo ugasukaho hejuru, warangiza ugafata n'aya beef masala, warangiza ukagenda uyiminjira hejuru bitewe n'izi nyama ufite. Ufata ikigereranyo wumva ushaka, warangiza ikaminjira hejuru. Then nyuma wamara kubikora ucyamaze gushyiraho amavuta niyo beef masala, warangiza ukavanga ya beef masala n'amavuta bigafata. Iyo bimaze gufata ngira ngo urabona ukuntu zisa, hagiyemo beef masala. Imaze gufata ufata imishito yawe bisanzwe ugashita. Ufata za nyama urabizi ko wajya ukata duto ukagenda ushyira ujomba mu mushito, kugira ngo iyo urangije kuba wabikora utyo ujya mu gikoni ukayotsa. Nta kindi kiba gitegerejwe, ariko ushobora no gutegereza akanya gato ya beef masala iri ku mushito ikaba yicengiramo neza mu nyama. Then warangiza ukajyana ku mbabura. Wafashe imbabura ugashyiraho amakara, imbabura igafatwa, ugashyiraho agatanda kawe. Warangiza imbabura umaze gufatwa, ushobora no kubona yanze no gufatwa, ariko uri kwaka nyine ushaka ko yaka cyane. Fata akayoso kawe ugakoza mu mavuta, warangiza ugasiga mu gatanda. Babyita koza agatanda. Uba ukogeje ariko ugatuma n'imbabura yaka, kuko amavuta yatsa imbabura yaka cyane. Then warangiza ugashyiraho inyama zawe mu mbabura. Ushobora guhongeza ubonye amavuta ari kwaka cyane, cyangwa se yaba iri kwaka cyane ukirinda kotsa ku muriro mwinshi. Wotsa ku muriro mukeya cyane, kandi iyo ubonye umuriro
watse cyane aho wokeje ugerageza kuwuzimya cyangwa ukaba ukuyeho ibyo uri kotsa kugira ngo bibe bitashirira. iyo ubigenjeje utyo za nyama zawe ziza zifite umwimerere wazo, ziba ziryoshye cyane. iyo wazokeje ku muriro muke zikagenda zishya gake gake ziza ziryoshye cyane. nyuma ufata ku ruhande ugafata agasafuriya cyangwa agapanu ugakora ikirungo cyo gusiga kuri za nyama. ikirungo ukoresha ni salisa, tungurusumu, igitunguru, ibintu byoroheje cyane. n'utwo tuntu tungahe n'amavuta ndetse na magi cube. ubwo iyo umaze kubivanga mu safuriya ushyiramo utuzi nyine turinganiye uburyo ikirungo kiza kimeze fresh. iyo urangije mu gihe uri guteka ku ruhande urakomeza ukajya ku mbabura yawe ucungana na bya bindi uri kotsa kugira bitaguca ubwoba bikaba byashirira. mu by'ukuri iyo zimaze gushya ubona zihiye ubireba kuko uko ushyizeho burusheti ku mbabura ya burusheti usigaho amavuta kugira ngo zidashya zidahiye. umuriro ushobora kuzikamura cyane zigashya zidahiye, ariko iyo hariho amavuta zibasha gushya neza gake gake. ubwo inyama imaze gushya neza ubona yahiye, ufata cya kirungo cyawe watetse ku ruhande ugakoresha akaroso ukajya usiga buri imwe ku yindi. icyo gihe iyo zisize ikirungo cyawe wateguye neza ziza ziryoshye cyane. mu gihe ziri no ku mbabura iyo umaze gusigaho ikirungo ufata akunyu, umunyu wo ku meza cyangwa umunyu usanzwe, cyangwa se waba ufite magi cube ukaba wayifata ukanyangizaho hejuru, ziza ziryoshye zihatari cyane. ubwo kugira ngo burusheti iba yarangiye, iyo umaze kujya gusigaho ikirungo ufite aluminium wokeje nyinshi ushobora kuyifata ukayishyira muri aluminium ugashyira ahantu hafi y'umuriro cyangwa ugashyira ku muriro muke cyane, zikomeza kugira ubushyuhe bwazo kandi naguya ntabwo itakara, zikomeza kugenda zishya gake gake kuko muri aluminium niho guteka, zifasha guteka aluminium. ubwo iyo ubirangije ibyo byose burusheti yawe wamaze kubona ko ihiye urajyaho ukumva, warangiza ukaba waziseriva bisanzwe. murakoze cyane, nizere ko iyi video wenda hari icyo wabashije kwiga, hari icyo wabashije kubona. mbasaba ko mwakomeza gukurikira ibiganiro ducisha kuri ino channel ya Sezerwa TV. mu minsi iri imbere ndashaka ko nakora ibintu bijyanye n'ikikoni, akaba ari byo biganiro tujya dukora umunsi ku munsi. murakoze cyane kuba mwadukurikiye, ndifuza kuba mwamererwa neza mu byo muri gukora byose, kandi Imana igakomeza kubana namwe umunsi ku munsi. murakoze cyane, naho ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha tuzazana ibindi bintu byinshi